Cybertruck ikaba yageze mu Rwanda ikorwa no mu ruganda rwa Elon Musk Tesla. Bwa mbere na mbere Cybertruck igeze mu Rwanda, dore ko ari imodoka ihenze, ari imodoka ifite agaciro kenshi, dore ko ikorerwa no mu ruganda rukubiye cyangwa se rukunzwe cyangwa se ruhenze cyane hano ku isi, dore ko ari n'umukire wa mbere ku isi urufite, bamwita cyangwa se yitwa Elon Musk. Rero iyi modoka yakozwe n'uruganda rwitwa Tesla, dore ko ari urwa Elon Musk. Ni imodoka yakoze avuga ati byibura iyi modoka ifite itandukaniro n'izindi zose kuri iyi si, dore ko ikubiye cyangwa se dore ko ifite ubudahangarwa bwinshi cyane, dore ko iyi modoka ifite ibikoresho bikomeye, ikozwe mu bikoresho byiza kandi bigiye bitandukanye. Rero iyi Cybertruck bwa mbere na mbere yabashije kuba yakandagira mu Rwanda, abenshi batangaye, dore ko ubwo yageze ku Gisenyi bumiwe, baravuga ati se iyi modoka ibaho? Ati iyi modoka ni ya hehe? Dore ko abenshi ariho bari bayibonye, dore ko ni imodoka yirukanka cyane, ni imodoka ifite imbaraga nyinshi. Mbabwira ko iyi modoka amafaranga igura, dore ko igura hagati ya miliyoni 150 z'amanyarwanda kugeza kuri miliyoni 200 z'amanyarwanda. Ubwo ushize mu madolari wahita ubyumva, ubwo ni hagati y'amadolari 71 kugeza ku madolari 100 aho ngaho. Rero iyi modoka mbabwira ko ikunzwe cyane ku isi, dore ko ari n'imodoka nziza ikoreshwa n'umuriro. Iyi modoka ikoreshwa n'umuriro, kandi kuri iyi si dushaka kugira ngo tuze dukoresha ibintu bijyanye n'umuriro cyangwa se bikoreshwa n'amashanyarazi. Iyi nayo niko ikoreshwa cyangwa se niko imeze, dore ko abanyarwanda benshi babashije kuba bavuga ati se iyi modoka imeze utya, yirukanka utya, ati yaba ikoreshwa n'umuriro. Abenshi babyishimiye bavuga ati iyi modoka ni nziza, dore ko Elon Musk we aba agomba gukora ibijyanye naho turi kujya cyangwa se na viziyo turi kujyamo, dore ko iyi modoka ikubiye, dore ko ifite ibikoresho bikomeye. Tugize ku muvuduko wayo, dore ko igenda kilometero kare 209 mu isaha. Ubwo rero uhita ubyumva cyane, iyi ni imodoka igenda cyane bihambaye cyangwa se birenze urugero, dore ko yirukanka. Biragoye ko ushobora kuba ufite indi modoka isanzwe ngo ibe yayigezaho, dore ko ifite umuriro uhambaye. Reka rero mbinjize imbere mu modoka. Ni imodoka ubona ko imeze neza, buretse mwirebere uko mu nzu cyangwa se mindani hameze, dore ko ukigeramo uravuga ati se iyi ni inzu ngezemo cyangwa ni imodoka, dore ko ari imodoka imeze neza, ifite imyanya 3 inyuma, ikagiramo butu. Ni imodoka ikoresha ibintu bijyanye na sisitemu gusa, dore ko ubasha kuba wayirokinga, mbese ukanaba wanakora buri kimwe cyose utari kumwe nayo, dore ko aho waba uri hose imodoka yawe uba uyikontorora. Dore ko mbibutsa ko mu Rwanda hari umunyarwanda wabashije kuba wayitwaraho bwa mbere, nawe yabashije kuba yabitangaza, yavuze ati iyi ni imodoka itangaje, ni igitangaza cyane, ati nanje byanunguye, ati numvishije ari imodoka nziza, dore ko ubu iri kugenda itembera, Elon Musk agenda anazamamaza kugira ngo babashe kuba
bamugurira cyangwa se izi modoka ze zabasha kuba zakundwa. Rero mu Rwanda naho yabashije kuba yahagera, babasha kuba bayikunda abanyarwanda muri rusange, dore ko iyi modoka ntaco itwaye ahubwo ari imodoka nziza yitwa ushobora kuba wibagiwe izina ryayo. Reka mbibutse ko iyi modoka yitwa Cybertruck. Ni imodoka ikomeye, dore ko tumenyereye ko truck ari ibintu by'ibikamyo, ariko ni imodoka yo kugendamo cyangwa se yo gutemberamo, dore ko iba ifitemo n'ibintu byinshi mo imbere, dore ko vola yayo imeze nka rombasi. Abantu bazi ikintu kimeze rombasi murabyumva cyane, dore ko yifitemo akantu ko kuba wagenda mu muhanda uwubona neza gatanu kuri kagenzi kako, dore ko iyi modoka ifite ibintu byinshi, dore ko ifitemo firigo, ikagiramo vandarateri zitandukanye zizana ubushuhe ndetse n'ubukonje, dore ko ifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero nshuti twakomeje kubona muri iki kiganiro, ngutse ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibintu bintu byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.